turabasuhuje bakunzi b'ubutumwa bwiza by'umwihariko bakunzi b'ibiganiro tunyuza kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Turabasuhuje kandi turabashimira ko mudukurikira muri byinshi muba mugomba gukora, mufatamo umwanya mugakurikira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ibyo rero ntabwo twabura kubibashimira. Isi igenda igaragariza abantu ibindi byinshi banakurikira no ku mbuga nkoranyambaga, ariko niba umwanya wawe uwuha ijambo ry'Imana, ntabwo twabura kugushimira, tunavuga ko wahisemo neza. Wahisemo neza kubera ko ijambo ry'ubutumwa bwiza ni ijambo rikiza, ni ijambo ribohora, ni ijambo ritanga ubuzima. Ubwo rero nawe uzakomeza kungurwa n'ibiganiro byacu, kandi uzagenda ubyumva ko ugira aho uva ndetse n'aho ujya. Ariko ikiruta byose, uwo dukurikira, turakwifuriza gusobanukirwa uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu muri Kristo Yesu, nawe ukizera ukaba mu isi uritunze, uzi neza ko nubwo uri mu isi ariko utari uw'isi, ahubwo iwanyu ari mu ijuru. Ngewe vuga rero nitwa Emile Nshimiyimana, nkaba nirata umusaraba wa Yesu, nirata ko nababariwe ibyaha, nirata ko natsindishirijwe, nirata ko ndi umukiranutsi ku Mana mbikesha Yesu Kristo. Nkaba mfatikanya rero n'abandi bavandimwe gutambutsa ibiganiro kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Nk'uko mubibona uyu munsi hari bendata babiri bari kuri kamera zacu, turagira ngo babasuhuze, babibwire, ubundi twinjire mu biganiro ariko twese twamenyanye. Karibu bene data. Nanjye ndasuhuza abakunzi b'ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza binyura kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Turabakunda cyane abadukurikira. Amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu bibane n'imitima yabo. Amazina rero ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko ndi umwana w'Imana, navutse ubwa kabiri. Ndi umukiranutsi, ntabikomora mu mirimo yanjye cyangwa mu ngeso, ahubwo mbikomora ko nizeye ko natsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Ubu nkaba ndi mu isi rero, ndi umukiranutsi, ndi umuziranenge, ntagawa mu maso y'Imana, mbikesha igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Nanjye rero ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nashimiye Imana ko yongeye kuduha umwanya n'uburyo bwo kugera hano kuri channel y'Ijuru Ntirikorerwa TV. Nanone kandi nshimira abahora buri gihe badutega amatwi bumva ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza. Ni Yesu wabivuze ngo bazamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Rero nanjye namenye ukuri kwarambatuye, ariko nawe udukurikira uzamenya ukuri kandi ukuri kuzakubatura. Uzagira ibyishimo bihoraho n'umunezero udashira. Amazina ni Muhanuzi Filipo, ndi umwana w'Imana. Nanjye ndashima Imana kubw'ineza yayo nayibonye, nakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ariko noneho Imana ingira n'icyizere cyo kuyivugira. Amen. Cyo kuvuga ubwo buntu bwankijije, cyo kuvuga ubwo butumwa bwiza. Ni iby'agaciro rero gakomeye kudukurikira, mudukunda natwe tubakunda, kugira ngo dukomezanye guhabwa umugisha uturuka mu ijambo ry'Imana. Mukomeze mukurikira Imana iduhane umugisha. Amen. Amen. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo riboneka mu byakozwe n'intumwa, igice cya 3, guhera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 9. Hanyuma twumve icyo Imana yari dushyiriyemo. Cyane ko abantu basoma ibyanditswe nk'ibyanditswe, ariko burya muri byo haba hari icyo Imana yabitsemo kibasha kugirira umumaro ababasha nyine kugihishurirwa. Turi hano rero kugira ngo ibyo utari kubasha no guhishurirwamo ubihishurirwe. Ariko kandi nugira n'icyo wunguka nawe bijyanye n'ibyo uza gukomeza kumva,
twagusaba ko wagira nawe icyo wandika muri comment kugira ngo n'abandi badukurikiye nawe ubungure, nawe ugire uruhare mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Ngira ngo mwene data rero yadusomera hanyuma tugakomezanya n'abadukurikiye. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Yego. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose bamubonaga agenda ashima Imana. Yego. Baramumenya kuko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Imana ishimwe. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Aya ni amagambo meza agaragaza umuntu wari ufite ikibazo ariko akimaranye n'igihe, ariko akanagerageza kwitabaza abantu kugira ngo arebe ko hari icyo bamufasha. Ndetse ikigaragara, ikibazo yari afite nyirizina si nacyo yasabiraga ubufasha kuko yari afite ikibazo cy'ubumuga, yabanaga n'ubumuga bwo kutabasha kugenda, ariko yasaba agasaba ifeza ndetse n'izahabu, kandi akazisabira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Imyaka igashira, indi igataha, bakagira ibyo bamuha, bakagira ibyo bamufasha, ariko kubera ko ibyo bamufashishaga bitari gukemura ikibazo nyirizina yari afite, byasabaga ko ahora asabiriza. Igihe kiza kugera rero ahura n'abandi bantu babasha kubona ikibazo afite, banamubwira ko ibyo asanzwe asaba bo nta n'ibyo bafite, ariko ko hari ikindi kiruta ibyo, ko ari nacyo bafite kandi ari nacyo bagomba kumuhereza. Baranakimuha rero, ariko gikemura burundu ikibazo nyirizina umuntu yari afite. Bavandimwe, nubwo yari inkuru yanditse mu byanditswe byera, ariko irahishura ukuri ku kibazo inyoko muntu yose ifite, ariko n'uburyo inyoko muntu yose ishakira igisubizaho kitari, n'abitwa ko bagikemura ikibazo cy'umuntu bagakemura ikibazo kitari cyo, bagikemura mu buryo butari bwo, bityo umuntu agahorana ikibazo, ariko hariho igisubizo
Imana ifite ku kibazo umuntu afite, nawe udukurikiye uyu munsi ubumuga bwawe umaranye igihe kitari gitoya, uyu munsi ikibazo ufite umaranye imyaka itari mikeya kibasha gukemuka. Imana ishimwe cyane. Imana ikomeze ihimbazwe. Ikibazo uyu muntu yari afite nk'uko umuvandimwe yabivugaga, nyine yari afite ikibazo cy'uburema ariko kavukire, kuko bavuze ngo yavutse ari ikirema aremaye ibirenge. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko umuntu afite ikibazo yavukanye ariko mu by'ukuri adashobora kwikiza. Umuntu yavukanye nyirizina kamere y'ubunyacyaha, ku buryo iyo kamere y'icyaha umuntu arayigendana, umuntu akayiryamana, akayibyukana, kandi icyo kibazo yavukanye ntigishobora gukemurwa n'amafaranga. Ntabwo cyakemurwa n'amafaranga, yewe nticyakemurwa n'amasengesho menshi, yewe nticyakemurwa n'abakurambikaho ibiganza, yewe nticyakemurwa no kujya imbere y'urusengero kabone no kurwinjiramo nabwo ntibyagikemura. Mu by'ukuri rero ikibazo nyirizina umuntu afite kandi n'uyu yari afite cyari ikibazo nyirizina kavukire yavukanye. Iyo umuntu afite uburema burya kavukire yisanganye, biragoye ko bushobora gukira bukijijwe n'ikindi kintu. Uyu rero nawe yari afite ikibazo yavukanye, nubwo benshi basoma bakumva n'uburema, abandi bakanumva waza ngo bagukize uburema bw'ibibazo runaka. Ndabizi nko kuri iri jambo iyo benshi barisoma baravuga ati hari uburema ufite, wenda uburema bw'amadeni, wenda uburema bw'ubukene, wenda uburema bwo kubura urushako, wenda uburema bwo kuba utarabonye urubyaro. Bafite ukuntu babisoma ibyanditswe ariko bakabigorekera mu byo n'ubundi kamere muntu isha irarikira n'ubundi. Ariko ikibazo umuntu yavukanye afite ni kamere y'ubunyacyaha, kandi iyi kamere y'ubunyacyaha dukunda guhora tubivuga, ni kamere umuntu yanduye ayanduriye muri Adamu na Eva. Ubwo Adamu na Eva bakoraga icyaha bakarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, umuntu wese ahava akagera yahise avukana ikibazo cy'uburema mu mutima we bwo kuba avutse afite ikibazo cy'uko ari umunyabyaha. Umuntu w'umunyabyaha rero ntiyashima Imana, umuntu w'umunyabyaha ntiyakwitera hejuru, umuntu w'umunyabyaha ntiyabohoka. Nubwo icyo kibazo cy'ubunyabyaha mu by'ukuri umuntu yagifite, aba nyine aremaye ku buryo n'abamubona agenda bagira ngo afite umunezero, ariko umunezero ntushobora kuboneka umuntu agifite ikibazo nyirizina yavukanye cy'ubunyabyaha. Ntizimbye mu magambo rero, mu by'ukuri kugira ngo dukomeze dusangire kandi tubasangiza ikibazo nyirizina nawe wavukanye, wikwireba ikibazo nk'amadeni, wikwireba ikibazo nk'ubukene, wikwireba ikibazo nko kubura urushako, wikwirebera ikibazo nko kubura abana. Ikibazo wenda ngo wibwire ko ari byo bikubuza amahoro. Ikibazo ufite ni uko gusa ukiri umunyabyaha kandi utari wamenya umuti ko wabonetse. Niwo rero twaje kukubwira kugira ngo uyu munsi nibura nawe uze guhaguruka, ugende uhaguruke witera hejuru, abakubona batangazwe n'umunezero batakubonanye n'ibyishimo batakubonanye bwo gukira ubwo burema ari bwo bw'ubunyacyaha nyirizina twavugaga. Imana ishimwe. Wenda mbere yuko mwenda atakomeza, tumaze kubona ikibazo nyirizina umuntu avukana. Uburema nyakuri umuntu afite ni uburema bw'icyaha, ariko kuko ari kavukire ni ibintu atagizemo uruhare, ahubwo yisanze ariko ameze. Ni n'ibintu atakemura ku giti cye ngo agire icyo abikoraho. Ni nayo mpamvu abantu bagerageza mu nzira zose zishoboka kugira ngo bumve ko bakwikiza ubunyabyaha, ariko iteka bakumva n'ubundi baracyari abanyabyaha, cya kibazo ntabwo kiri gukemuka. Noneho rero ikintu gitangaje
nubwo abantu bajya gusenga bakajya mu byumba by'amasengesho, bakajya mu mirimo y'insengero, bakajya mu makorari, bakajya muri komite, bakajya mu bindi bigiye bitandukanye, bagerageza gushaka kuba abantu beza, ariko iteka umuntu asazira muri ibyo bintu, ariko atumva ko yahindutse, akumva iteka n'ubundi aracyari umunyabyaha, ndetse impanda ivuze ntabwo yajya mu ijuru. Ariko saho birangirira gusa, binarangira kandi kubera ko umuntu cya cyaha cyamutandukanije n'Imana, iteka yumva hari ibyo abura. Mu kumva ko hari ibyo abura, nawe n'ubundi agatekereza ko igisubizo cyava mu kubona bya bindi abura mu buzima bwa buri munsi. Ariyo mpamvu iyo abantu bajya gusenga usanga basaba imodoka, basaba viza, basaba kubakirwa inzu, basaba kwambikwa bakaberwa, basaba kuzamurwa mu ntera mu kazi, basaba igikundiro, basaba n'ibindi bimeze nk'ibyo. Ibi rero ntibitandukanye n'ibyo uyu nawe yasabirizaga kwa ririya rembo ryitwa ryiza. Ariko muvandimwe Philippe, ikibazo cy'umuntu gikemuka ryari? Yego muvandi, nashimiye Imana ku bw'aya magambo. Yego, kuko nyene Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Yego, na cyane ku bana bayo nyene turabyumva. Yego, ariko n'udukurikira nawe namara gukira buno burema. Yego, kuko naka kanya yabukira. Yego, akomeje gukurikira, agakomeza kumva ibyo turimo turahishura mwaya magambo twasuye. Yego, uburema bw'umuntu rero aba bavandimwe barambwiye ati wewe turebe, Yego, twitegereze. Yego, nicyo kintu cya mbere bamubwiye. Yego, ariko by'ukuri we yarazi ko bamuzaniye nk'ibyo abandi basanzwe bamuhereza. ariko icyo nakundiye umunsi wo gutabagwa n'Imana. Yego, kuba umuntu yaricaye ku irembo ryiza, haje abatandukanye n'abahora bazi. Amen. Bamuzaniye inkuru nziza, ariko inkuru idasanzwe. Yego, rero nashimiye Imana uburyo yabikoze kugira ngo n'ibyo bahora bamuha ibitesha agaciro imbere ye abirebe. Baramubwiye ati wowe turebe gusa, nkuko nako tujya tubabwira ati bavandimwe inshuti zacu, murebe ku ijuru ntirikorerwa. Yego, murebe ibihavugirwa. Yego, amen. Gusa mugirire icyizere, amen, munakitugirire. Yego, murebe gusa mwumve, amen. nimumara kumva namwe, Yego, murakira uburema. Amen. Ubu burema ntabwo ari uburema bwo kuremara ijisho. Yego, si n'uburema yewe bwo kuremara mu mufuka. Yego, abantu bajya bavuga ngo buriya ngo ngiye ngo naremaye. Oya, ntabwo ari ubwo. Uburema twavuze ni ubunyacyaha bwa muntu avukana. Yego, akagenda agasabiririza amafaranga, Yego, agasabiririza ibitangaza, agasabiriza amasengesho mu buryo bwinshi. Yego, ariko nawe ubwe bakimuha ibyo bintu ko baranabimuha, baravuga ati akiri noti. Yego, ati ndazakiriye. reka kumva ubunyabyaha buracyari. uburema buracyari. Uburema n'ubundi ntiburahava. ariko Imana yakoze yahishuye ko ari ubunyabyaha bwa muntu, kandi avukana, kandi adafitemo n'uruhare. Yego, ariko hari irindi jambo nakunze, barabwiye ngo haguruka mu izina rya Yesu. siko ijambo ry'Imana rivuga se? Yego, ngo amahanga yose azamufukamira, ngo kandi muri we niho dukirizwa. Ntabwo muri we havamo ifeza n'izahabu. Yego, muri we havamo guhagarara ukema. Yego, ukareka kuba ikirema nyine. Yego, barambwiye ati we twitegereze. Arabitegereza, abahanga amaso. Yego, wenda yarazi ngo bagiye kuvana mu mufuka wenda ibindi bintu bidasanzwe. ariko icyo bamuhaye nashimiye Imana yuko barambwiye ngo haguruka mu izina rya Yesu, kuko babonye ibyo yashakaga si byo yarakenye. Okay. Munatwihanganire cyane iyo tubabwiriza ubutumwa bwiza, bage baravuga ko mudashiramo n'akantu k'amafaranga kandi ngo ariyo dukeneye ngo tuyimize. Oya, amafaranga siyo mukeneye. Yego, mukeneye gukira uburema. Yego, abantu bakeneye gukira uburema. Rero muvandimwe, hari izina bamubwiye. Bamubwiye ngo haguruka mu izina rya Yesu. Abanza kubipinga. Ariko ngo barongera bamubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu. Nuko abigerageje ngo ubugomba mbaribwe burakomera. Aratambuka, aragenda. Arenzaho no gutambuka ahubwo ngo arasimbuka. Ashimira Imana. Amen. Ariko nanjye reka mvuge ngo nanjye igihe ubutumwa bwiza bwangeraho, Yego, nanjye nari mfite uburema. Yego,
naragerageje mu buryo bwose bushoboka bw'uburyo nakira, yego nanjye barampaga, Yego. ariko ibyo bampaga ntabwo byakiza ubumuga nyirizina uburema nari mfite. Ariko igihe bambwira ngo haguruka mu izina rya Yesu, uhange Yesu amaso, yego umutwaro cyangwa se uburema bwanjye bwamvuyeho, yego rwose ndahaguruka. yego Ni nacyo rero turi hano turimo kuvuga, kandi turimo turanabasabira, turimo turanabasengera buriya, kugira ngo namwe murihanga amaso Yesu, yego muhaguruke nyine yego muturebe, yego ariko nimurebe twebwe, yego murebe Yesu uturimo, yego kuko nyine banabwiye ngo mu izina rya Yesu haguruka. Ntaho rero dutandukaniye na Yesu, yego ariko nyine ku yindi mirongo twasomye yo hepfo nyine ngo yarasimbutse, Yego. aranezerwa, arishima, yishima ibyishimo birenze ibyo ahora yishimira ifeza n'izahabu. amen Imana ishimwe. Bivuze ngo iyo umuntu akize uburema, yewe nk'ubunyacyaha bwa muntu, yego aranezerwa, amen ngo yumva amahoro atemba muri we, yego yibagirwa nuko amafaranga yari akenewe, Yego. yibagiwe nuko uwo munsi nta biceri ari butahane, Yego. ahubwo ngo asimbuka ku irembo ryitwa ryiza. Abamuzi itari ku uyu si umwe twahora tubona yicara hariya asabiririza, yego iyo mba nkabona kubabwira ati ni njyewe. Yesu yangiriye neza, Amen. ndashimiye Imana reba bavandi. amen tukiri aho ngaho n'ubundi yego n'ubundi hari amagambo avuga ngo kuko nta rindi zina munsi y'ijuru yego ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. yego urumva Petero yaramwegereye, natwe iyo dukomeza tuza tubabwira uburyo cy'ijuru ryatangiwe ubuntu, yego burya tuba tumeze nka Petero, yego tuba turi kubegera, yaramwegereye amufata ukuboko, yego n'ubu natwe tuba turi gufata abantu ukuboko, amen turi kubabwira ngo aramwegera, aramubwira ati nk'uko umuvandimwe yaravuze ati ifeza n'izahabu ntabyo, yego ariko icyo dufite turakiguha mu izina. rya Yesu noneho mu izina rya Yesu, impamvu yamubwiye mu izina rya Yesu ni uko mu izina rya Yesu ariho havamo kubabarirwa ibyaha. amen kuko ngira ngo mu bice 10 Amen. by'ibyakozwe n'intumwa nko ku murongo wa 43 n'ubundi ni amagambo Petero yavuze ageze kwa Koroneliyo. Yego. Yaravuze ngo abahanuzi bose baramuhamije, yego bavuga ko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. amen ni ukuvuga ngo urumva ko ubutumwa bwiza bamubwiye babwirije iki kirema ni ubutumwa bwo kubabarirwa kw'ibyaha, ariko bibonekeye muri iryo zina rya Yesu. Amen. noneho icyo dufite tukiguhaye mu izina rya Yesu Kristo, haguruka. Amen. urumva rero mu by'ukuri ko muri iryo zina rya Yesu Kristo, muri iryo zina niho habonekera umuti, kandi niho habonekeye umuti Yego. nanone wo kubabarirwa kw'ibyaha kwa muntu. Amen. ubu rero mu by'ukuri ukwiriye nawe kumenya ko muri iryo zina ariho honyine gusa habonekeye imbabazi. Yego. izo mbabazi wazizera noneho ukabukiza uburema bwa mbere, amen uburema bugakira, ukamenya ko noneho nta kibazo ugifitanye n'Imana ku bw'iryo zina rya Yesu. Amen. ukamenya ko wishimiwe n'Imana, ukamenya ko wakuweho urubanza, ukamenya ko wabonye ijuru, noneho ugasimbagurika, usimbagurikijwe n'uwo munezero uturuka ku kumenya ko nta kibazo gifitanye n'Imana muri iryo zina rya Yesu. amen Imana ishimwe. Yego yego. byumvikana ko ibindi byose aho biva bikagera, ibindi byose bagerageje kumuha Yego. ntibyamuhagurukije. N'ibyatumye asimbuka. Yahagurutse. bavandi reka tuvuge iki, Yego. nubwo nta n'indi nzira Yego. ibaho umuntu yanyuramo ngo ahinduke umukiranutsi Yego yego. atabiheshejwe no kubarwaho gukiranuka kwa Yesu, atabiheshejwe no kwizera ko yogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Yego. ariko nta n'ikindi kintu umuntu yageraho mu buzima, cyaba icyo baguhanuriye, cyaba icyo bataguhanuriye ariko ukakigeraho, cyaguhesha guhaguruka ukema ukabaho ubuzima bufite ireme, butaremaye, bwishimiye kubaho Yego. kandi mu buryo bw'iteka ryose. Amen.
reka dukurire abantu inzira ku murima. Nubwo ibyo baguhanuriye hari abantu baba bafite amasezerano mu makayi baranditse bagacoka, karine zaruzuye bagafata amakayi akuzura bagafata andi. Yego. Niyo byahera ku cyambere byose bisohora pe. Nubundi wakomeza kuba nka kino kirema cyamaze imyaka n'imyaniko ku irembo ryitwa ryiza kandi batabura kugiha. Ukeneye ikindi kintu kitari ibyo. Nkuko Petero na Yohana bavuze ngo ibyo dufite, icyo dufite turakiguha. Yewe bona no bavuze byinshi. Icyo dufite ni kimwe. Hari ikintu kimwe ukeneye mu buzima bwawe. Yego. Hari ikintu kimwe nubwo utazi ko ari cyo ukeneye. Uzi ko ikibazo ari urushako rwakuguye nabi. Ahari ndetse undi nawe azigara uko atashatse. Umva ikibazo. Umwe azi ko ikibazo ari uko yashatse nabi. Undi nawe azi ko ikibazo ari uko yabuze urushako. Ari uko adafite imikorere ifatika. Undi azi ko ikibazo ari uko atuye muri Afurika atari mu Burayi cyangwa se muri Amerika. Ibyo byose nibyo abantu babibwira. Ni imitekerereze ipfuye ishingiye ku burema kavukire umuntu wese afite. Ni imitekerereze ipfuye ishingiye ku cyaha. Ariko reka mubwire ngo ibyo ntibirimo igisubizo cy'ikibazo ufite, kuko atari nacyo kibazo nyirizina ufite. Ikibazo ufite ni deconnexion n'Imana. Ni uburyo watandukanijwe n'Imana biciye ku gicumuro cya Adamu, bityo ugahita winjira mu mibereho mibi yose aho iva ikagera, yo kwirwanaho. Icyuho mu mutima wawe kikaba kinini, uguhora wumva utuzuye. Ariko igisubizo nanone kiri mu kongera guhura n'Imana ariko biciye muri Kristo. Pawulo yandikira Timoteyo yaravuze ngo hariho umuhuza umwe gusa w'Imana n'abantu, ngo uwo nawe ni umuntu, ngo izina rye ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu nta kindi bamuhaye iryo zina rya Yesu ribasha kumuhuza n'Imana, kandi ngo yamuduhanye n'ibindi byose. Iyo wamaze kugaruka ku Mana wongera gusubirana imibereho myiza n'ubundi Imana yari yarateganyirije umuntu mbere y'uko umuntu acumura. Ukabaho neza, ukishima, ukitera hejuru, ukanahamiririza n'abandi iby'Imana igukoreye. Ishimwe ry'inzu ntirimara kabiri. Inzu uyikunda utarayitaha. Iyo umaze kuyigeramo usanga nayo ari inzu nk'iyo wari usanzwe urimo. Ishimwe ry'abana za baby shower ziraryoha, ariko yo mumaranye kabiri utari gusinzira, yamaze kuboneka utangira kumva ko nabyo birimo ikibazo. Ishimwe ry'umugore n'umugabo ntiritera kabiri. Ubukwe buba buryoshye muri guserebura, ariko bari kukwishyuza amadeni y'ibyo wakonsomye mu bukwe, ishimwe riba ryamaze kurangira, riratakara. Ubwo iryo ni ishimwe ridahoraho. Ishimwe ryo kurya muri Amerika rikuryohera utaragerayo. Bari kubwira ngo wabonye visa. Iyo umaze kugerayo uri kuri pressure y'ubuzima bwa hariya, utangira kumva aho gusubiza muri Afurika. Ishimwe ry'iteka rirema umutima w'umuntu mu buryo bw'iteka ryose, nishimwe ry'uko twahindutse abakiranutsi ku bwa Yesu, tukaba mu isi tuzi ko iwacu ari mu ijuru, bityo tukaba mu isi tutari ab'isi, n'ibibazo by'isi ntibituremerere kuko turi abagenzi duca mu iki gihugu ariko tugana iwacu. Nkavuga nti rero natwe icyo dufite turakibaha, ni iryo zina rya Yesu ryatugize abakiranutsi, ariko nawe ryakugira umukiranutsi, ukaba mu isi uzi ko wababariwe, ko wemewe n'Imana. Ubukene nyakuri nubwo ni uko ukennye gukiranuka kw'Imana. Hari naho Yesu yabivuze ngo, ni ijambo ry'Imana rivuga ko yanyanyagije gukiranuka kwe aguha abakene. Urumva abantu bose bari bakenye gukiranuka, kandi gukiranuka kwe guhora iteka ryose, ko nawe n'uwiteka ryose, ngo ni Alufa na Omega, n'uwiteka ryose. Rero abatarabiteka ryose yabahaye gukiranuka kwe, ubwo nabo babaho iteka ryose.
uwo ni wo munezero Amen. utera umuntu gusimbuka Amen. no kwishima Amen. no kunezerwa. Amen. naho ibindi nk'uko umuvandimwe yabivuze, urushako, amazu meza, ibyo nyine ni iby'akanya gato. Yego. dore ko ari n'iby'isi. Yego. uwo ni umutungo utimukanwa, Yego. ni wawe ujyana. Yego. Yego. ariko ibi byishimo duhereye hano by'uko twahuye na Yesu Yego. akaduha ubugingo buhoraho, Yego. ibi ni ibyishimo tuzakomeza ngo tukazamukana n'iwacu. umuvandimwe yaravuze ngo nyine ni igihugu tunyuramo hano dutambuka. Yego. ariko Imana ishimwe ko n'ubu twumva, ariko natwe tuhatambukanyira ishimwe yo kugenda dusimba twishimira muri Kristo. Ariko no muri Matayo 6 habamo amagambo avuga mu gice cya 6 mu 30 gutyo, Yego. ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose kwayo, ngo ibindi byose Yego. muzabyongererwa. Yego. ngo ntimukiganyire. Umurongo wa 33 ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana Yego. no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen, amen. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Muvande, urumva ko icyo abantu bakeneye ni ubwami bw'Imana Yego. no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Kiriya kirema ariko gihagarariye mwene Adamu wese ahava akagera, icyo akeneye ni ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose akagira ute akabyongererwa. Nawe udukurikiye nicyo ukeneye, nawe wamaze kukigeraho, komeza wishimire ubwami bw'Imana wagezemo no gukiranuka kwayo, kandi unyurwe nabyo, kuko ibindi ni inyongezo. nta muntu uburana inyongezo. inyongezo ibe nyinshi ucyuri haho. nanjye ndashimira Imana ko ihaho naribonye. ndashimira Imana ko nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. ndashimira Imana ko nanjye uburema kavukire bwakize. nabwitiranyaga nanjye n'amafaranga make, nkavuga ngo ni uko mfite make, nkabwitiranya no kuba amashuri ari make, nkabwitiranya n'akazi katameze neza, nkabwitiranya nuko ntarabona urushako, nkabwitiranya n'ibindi byinshi. ariko Imana ishimwe ko naje gusanga uburema nari mfite ari uko nari ntandukanye n'Imana, nari mu bwami bwa Satani, ntari mu bwami bw'Imana. ariko igihe kigeze menya uburyo Kristo yankuye mu bwami bw'umwijima bwa Satani akangeza mu bwami bw'Imana. nanjye nakira inkuru nziza, nakira gukiranuka kw'Imana. ubu ibindi byose ni inyongezo, bibe bikeya bibe byinshi, muri byose duhora dushima. Imana ishimwe cyane. dusoza rero, uwaba ufite ikindi yumva yabwira abakunzi bacu yakibagezaho, tukabasezeraho, ibiganiro byacu nakagaruka. Yego. nabwira abakunzi badukurikira no gukomeza gushishikariza abandi kureba kuri YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV, kuko ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana ntabwo ari henshi wabyumva. si henshi wabyumva, ni hakeya wakumva bakubwira ko ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana ari byo byonyine ukennye. ibyo wabibona bikaguha kunezerwa, inyongezo zikazana nyuma. iyi nama nayikugira rwose, ku buryo nibura nawe ubishishikariza abandi, ubabwire, kuko natwe tuje hano duhora tuza nka Petero, tuvuga tuti icyo dufite kirahari, turakiguha. icyadukijije natwe nicyo tubwira abandi, icyampagurukije nanjye nicyo mbwira abandi. nicyo numvaga nabwira abadukurikiye. wowe uzareba ni ukuri, kandi uzugurure umutima wawe, Kristo azinjira iwawe, mubane, uzasimbagurika, n'abaturanyi babimenye, n'umugore azabimenya, n'umugabo azabimenya, n'umwana azabimenya, n'umuturanyi azabimenya, n'igihugu kizabimenya ko Kristo yatashye mu mutima wawe. Imana ihimbazwe. nanjye hari icyo nababwira abadukurikiye.
tugira urubuga rwa WhatsApp w'ijuru ntirikorerwa. Yego. Ushaka kugira ikibazo ukavuga ati kuri YouTube se ndakibariza. Yego. Ariko ku ijuru ntirikorerwa kuri WhatsApp ibyo nibazo dusubiza. Yego. Dusubiza cyane amasaha 28 kuri 28. Yego rwose. Yego. Ni urubuga duhuriyeho n'abantu bo mu mahanga atandukanye hanze y'igihugu hano mu Rwanda. Yego. Abavuga indimi zitandukanye. Yego. Rwose ni karibu. Ni karibu. Kuri izi video muzajya mubonaho nimero za WhatsApp muzandikire n'abafite inshuti mubabwire kugira ngo dusubize ibyo bibazo. Ni nk'ishuri mbese muri make givuga butumwa. Izo nimero ni 0784 42 57. Ikindi niba utarakora subscribe waratinze ntago tuzi ikintu utegereje. Kuko hano niho hantu uzumva ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Amen. Ritarimo imisemburo y'abafarisayo. Reka tugere ngo amahoro y'Imana abane n'abakize uburema kavukire bose none n'iteka ryose. Amen.